Kuri uyu munsi wa none u Rwanda ruri kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ingoro n'umurage ku nsanganyamatsiko igira iti uruhare rw'ingoro z'umurage mu ihererekanyamuco. Hanabaye n'igikorwa cyo gusoza amarushanwa y'imikino n'ubundi yiganjemo nk'igisoro mu mashuri yisumbuye, cyane cyane iyi akaba ari imikino yitabiriwe n'urubyiruko rutandukanye. Kuva kera na kose mu Rwanda hagiye haba ibikorwa bitandukanye n'ubundi cyangwa se haba ibikorwa bitandukanye birimo gushyigikira umuco, cyane cyane hagenda hasigasirwa ibice bitandukanye byo gushyigikira umuco, cyane cyane harimo nko kwimakaza imikino itandukanye n'ubundi ya gakondo irimo nko gukina igisoro, inkarita n'indi mikino nyarwanda n'ubundi kuva na kera kose twasigiwe n'abakurambere. Iyi mikino kandi inagaragaza neza ko igira akamaro cyane mu guhuza abantu, cyane cyane abantu b'ingeri zitandukanye. Uyu munsi wa none biragaragara neza ko abantu bashobora guhura bataziranye bagakina igisoro kikabahuza, bakibwirana, bakuzuzanya, bakagira ubumwe ndetse yewe bakanaba ari inshuti. Magingo aya ngaya mu Rwanda imico yo gukina imikino ya kera cyane n'ubundi y'abakuru cyangwa se imikino twakwita ya Kinyarwanda imaze gufata indi ntera, kubera yuko hirya no hino mu cyaro ubona neza ko iyo mikino ikimakazwa cyane cyane, bigaragara neza ko n'ubundi birimo gufasha leta mu gusigasira umuco nyarwanda n'ubundi binyuze mu mikino. Iyi mikino itandukanye ihuza abanyarwanda, cyane cyane nk'umukino twashyira imbere cyane witwa igisoro, ni umukino kandi hirya no hino mu cyaro usanga witabirwa n'abantu benshi batandukanye, yaba ku masantere, mu ngo zitandukanye, usibye ko hari uduce tumwe na tumwe tutajya tubarizwamo imikino nk'iyi ngiyi, ariko leta y'u Rwanda iri gushyira imbaraga mu gushishikariza ndetse no gukangurira abaturage mu kwimakaza iyi mikino nyarwanda n'ubundi yo gusigasira umuco. Iyi mikino itandukanye uyu munsi wa none leta y'u Rwanda yagiye ishyira imbaraga no mu bigo by'amashuri, by'umwihariko amashuri yisumbuye, aho n'ubundi hagenda hajyanwaho ibikoresho bibafasha gukina iyi mikino birimo nk'ibisoro, inkarita ndetse n'ibindi bitandukanye bituma abana barushaho kumenyera bakanamatozwa gusigasira umuco, ndetse yewe bakanagaragaza neza ko babyishimiye mu buryo bwose bushoboka. Magingo aya ngaya leta y'u Rwanda igomeza irwana urugamba rwo kubishyira mu bakiri bato, cyane yuko ikiragano cy'abantu bakuru kiri kugenda kiyoyoka. Kubw'iyo mpamvu ikaba iri kugenda ishyira imbaraga cyane mu bakiri bato, by'umwihariko ngo bakurane cyangwa se basigasire uwo muco, bikaba biri no mu bintu n'ubundi bizagira umumaro no mu bihe bizaza mu kwimakaza ndetse no gukangurira abantu kwitabira imikino, cyane cyane ariko ishingiye ku muco. Uyu munsi wa none ariko uduce tumwe na tumwe tugenda tugaragaramo abaturage cyangwa se abantu bakunze gukoresha bakina imikino mpuzamahanga cyangwa se imikino y'abazungu. Magingo aya ngaya ariko leta y'u Rwanda iranashishikariza aba baturage kwimakaza no gukina imikino nyarwanda yiganjemo igisoro, inkarita ndetse n'indi itandukanye, yewe icyo byabasaba cyose bagikora ariko bagakomeza bagasigasira umuco. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Nimba uri mushyashya hano wisanze, hitwa Taifa Rwanda, icyo ngusaba ukande subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Njye nitwa Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe.